cyangwa nagiye gushaka n'irangamuntu nibo baba bazi ukuntu bigize ukuntu bikomeye. Ariko uwo mubyeyi naramubwiye ngo mu kwezi kumwe ubonye visa, mu kwezi kumwe ubonye visa niko yayibonye. Yego. No hanze abagiyeyo. Umwana we yari afite, namubwira ati nawe aje agukurikiye nawe bigenda gutyo. Mbega uko nabivugaga kandi n'itariki uko nabivugaga niko byagiye bisohora. Ukabihanura uwo mubyeyi bari Burayi n'ubu ngubu ariko umukirana aranyumva. Ukavuga ugahanura ukabwira n'itariki hanyuma iyo tariki yagira nyirizina bigahita bisohora bikaba. Niho mbonera, niho nizera Imana. N'ubu kano kandi ushobora no kumbona ukaba wavuga ati rwose uyu muntu ntago mbega ukabona ko byanze bikunze nasanzwe hari ikindimo. Nuko nguko pe Imana iravuga kandi bikagira ute bigasora nge nyifitiye icyizere. Sabura Felicien nkakuri umuntu akakuriya biba byanasohoye agahita akwibagirwa, ntago byahita bikubabaza. Mbo cyakoze umuntu umwe byambabaje n'umwe umuntu umwe Shalom shalom, amore Imana akomeze kubana namwe, bwiza bw'Imana bukomeze kuba kuri mwe mwese. Nje ninosa nk'ibisanzwe, mbakunda cyane bivuye ku mutima, ntabakunda cyane bivuye ku mutima ntago naza kuri kamera ngo mbashakire umuhanuzi w'Imana, umukozi w'Imana, umuvuga butumwa, umunyempano ukomeye cyane, umuririmbyi. Felicien uri umuririmbyi? Mba muri korali. Muri korali. Aha, umuhanuzi w'Imana, umuririmbyi ushobora kuguhanura ibintu bigahita bisohora. Reka tubashimire cyane aho muherereye hose, abari mu Rwanda ndetse n'abari rwota amasimbi. Reka mbabwire ngo Imana ikomeze guhaza kwifuza ku mitima yanyu. Subscribe rero ni ingenzi, ni inkunga ikomeye, ni inkunga ikomeye kuba winjiye mu muryango mugari wa kwijwi ry'amahoro, kugira ngo tujye dukunda kubana mu biganiro byiza tuba twakoze. Imana ibamugisha ihaze kwifuza ku imitima yanyu. Rero ndi kumwe n'umukozi w'Imana, reka abibwire amahoro y'Imana. Imana ishimwe. Nitwa Niyosenga Felicien. Nanjye mba mu uyu mujyi wa Musanze. Ba muri uyu mujyi wa Musanze kudafite courage abanyamasengesho bose abahanuzi mw'iyi minsi ndi kumva mbabaye bitewe n'ubutumwa Imana iri kuma, kuko nayo iri kubuma ibabaye. Yego. Ubwo butumwa Imana iri kuguha babaye burababaje nyine, uri kubuguhereza ntabwo bworoshye. Ntabwo bworoshye, burababaje. Niyo mpamvu nanjye uri kubona nishimye, nabyishimo ufite. Yego. Ariko umeze neza. Shima Imana no kubera Imana. Wambaye neza cyane. Merci no kubera Imana mbikeshayo. Yarabivuze. Yarabivuze. Imaze nk'igihe kingana ikivuze ibintu bikomeye nk'ibyo. Mana yanjye kubera ko imaze igihe kinini cyane. Ndabyibuka hari igihe najyaga njya mu rusengero nkareba abana bambaye inkweto nziza, nkareba abana bambaye neza, nkabatse nanjye Imana nzambara neza. Ariko igihe kimwe ndasenga Imana irambwira ngo uzambara. Yego. Nzakwambika kandi nzakwambika neza. Irabikubwira ko uzambara ukambara neza ibintu bigatungana. Kandi urumva ko yabikoze nawe wabibonye. Yarabikoze rwose Imana. Birimo biragaragara n'ukuri. None se niki ushobora kubwira umuntu wenda kugira ngo dutangire ikiganiro neza? Hari abantu bashobora wenda rimwe na rimwe bagira ubwoba bagashidikanya bakavuga ati Imana bizasohora ibi, bizakunda, ntabwo bizakunda, bitewe n'igihe kinini wenda bashobora gusenga, ariko wenda rimwe na rimwe ibyo basengeye ntibite bisohora ku kanya. Hagiye umuntu asenga ariko ikintu asengeye ku kanya ntibite gisohora. Wakomeza ute umuntu wawumaze igihe kinini wenda atari kinini cyane ategereje? Reka nkubwire uwo muntu namubwira ngo icyambere ajye yizera Imana, kandi yizera iyo yavuganye nayo, ko ibyo yamubwiye no kubikora igomba kubikora. Yego. Nta rindi banga rero no kwizera Imana. Iyo wizera Imana ndabyibuka rimwe Imana yajyaga imbwira ikambwira ati mwana wanjye nzakugira umugabo. Ako ngabona naho byava. Yego. Kambira umwana wanjye nk'ukuri kubivuga ngo uzambara. Nkabona naho byaturuka. Yego. Ariko
nkasenga Imana nkizera nkavuga Mana nibyo wambwiye no kubikora uzagira ute uzabikora. Rero umuntu waba uri kunyumva kano kanya waba umeze gutyo namubwira yizera Imana ko nibyo yamubwiye izabikora, kandi n'ubu ngubu turakizeye ko hari n'ibindi giye gukora bizasohora ku buzima. Felicien Imana igoreze umugisha. Noneho ujye gusenga isengesho rigufiya dite twinjira mu kiganiro. Yego Mana yacu, Mana nziza, Mana idukunda, aka kanya Uwiteka Mana ikiranuka, tugushimiye kubw'umugambi wawe, ngeze kubw'uyu muvandimwe Uwiteka Mana ikiranuka, nicaye ahangaha kubw'umugambi wawe. Rero turagushimiye ko umugambi wawe ukomeje ku buzima bwacu, umugambi wawe ukomeje ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, umugambi wawe ukomeje ku baturage ku banyarwanda bose rusange. Mana ushimwe kandi uhabwe icyubahiro rero kuri Imana kandi dukunda, kuri Imana kandi tureberera ijoro n'amanywa. Urakoze none n'iteka ryose, amen. Imana ishimwe cyane. Hanyuma umeze gute, bihagaze gute muri iyi minsi? Urabona ibihe bimeze bite? Muri iyi minsi mu kanya ni wambwiye ngo nago nishimye, sibye ko ndi kugenda numva amavuta y'Imana ahantu, ndi kugenda numva amavuta, nangiye kumva nangiye gushaka umwenyura. Ariko muri iyi minsi ndi kubona bitoroshye, kubera ko abakozi b'Imana benshi turi guhura nkabona iryinyo riri kurindi. Yego. Bamwe wamubaza ati reka, ati ibintu bimeze nabi, ariko nukubera kutizera Imana. Umuntu wese wizera Imana, njya nkunda kubivuga n'aka kanya kambibwire abadukurikiranye, buriya iyo wizeye Imana, icyo Imana cyose ikubwiye. Ndabyibuka ngewe rimwe narangizaga amasengesho y'iminsi 3, Imana ikambwira ngo urarya, ariko nkizera ko ndarya. Nagira no mu rugo nkaba naburara, iryo joro nkaburara, ariko kubera ko nizeye ko ndarya bwacya nkarya, kandi Imana ikangaburira neza. Rero twizera Imana. Mw'iyi minsi abantu benshi bararakaye, nago bishimye, ngo bari kuvanga Imana yarababeshye, ariko Imana ntago yababeshye. Nje kubatangariza ko Imana itababeshye. N'ikimenyimenyi bandebe hano, abanzi benshi barambona bakabanzi babona ko Imana itabeshye. Imana yacu igira neza. Imana iyo yakubwiye ngo izakugaburira, iyo yakubwiye ngo izakwambikira kwambika, iyo yakubwiye ngo izakubakirira kubakira, iyo yakubwiye ngo izaguha urubyaro, izaguha abakobwa n'abahungu irabaguha, iyo yakubwiye ngo uziga, iyo yakubwiye ngo uzajya hanze uzajya hanze. Imana yacu igibeshya, ntago ari indi manganye. Ni Imana ivuga ibihari, kandi ibyivuze ikabikora. Bivuze ngo umuntu yararira ariko gwaca mu gitondo impundu zikavuga agaseka. Haleluya. Kumeze nk'umuhamya, kumeze nkaho nawe ubwawe urugihamya. Umva yenda ubuhamya bwigendera. Ndi ubuhamya bwigendera cyane pe. Ndi ubuhamya. Ari igitoro kimwe tuzakubwira ukaza ukaduha ubuhamya. Ndi ubuhamya bwigendera. Ye Felicien ubona hanganda ubuhamya. Ese Felicien mbonemo nk'ubuhamya. Ese Felicien buriya kuntu wizera Imana, nibure nko kujana uyizera mu gihe kingana iki? Kwijana wizera Imana mu gihe kingana iki? Kakangaye kwijana? Yewe kano kanya urabona naje kukureba, nari ndi kugendesha amaguru, ariko mu kwizera afite naje ndi mu modoka irenze na vewiti, ifite agaciro karenze na vewiti. Mu kwizera kwanjye nzi yuko fite imodoka, mu kwizera kwanjye fite inzu nziza, mu kwizera kwanjye fite byose. Imana nyizera birenze n'100%. Kwizera Imana kwawe ufite kurenze 100% cyane. Kwizera Imana bituma nyine uri nk'umuntu ufite etaje. Mu byizera ufite, Imana izakubakira etaje, Imana izaguhereza ibimeze gute. Imana ishimwe. Felicien, buriya nta burwayi urageraho nk'umuntu ashobora kuvuga ngo ndarwaye. Nta muntu urasengera turetse n'uburwayi, ibibazo byose ahantu hose umuntu yese yabaherereye hose, nta muntu urakubwira ngo nsengera birakomeye ukumva ugize ubwoba. Rwose cyakoze rimwe byigeze bimbaho, njya gusengera umuntu banjyanye ngo nimusengere, sanga umuntu naturutse nk'iriya numva ari kugonga ameze nabi, yararwaye pararize. Ndavuga ati
ariko ubwoba nabugize Mm. mvuze ngo Imana iramukijije. Eh. Imana iramukije kandi bivuga ku kanya byari live, Imana ari kubikora live. Yego. Noneho mbivuze igitima kirango ndavuga se ubuhana ndava gute ko nanaharaye ubu ndahava gute. Eh. Mbivuze numva umutima urandiye. Mm. Mita ngenda njya muri wesi nkora ikimenyetso cy'umusaraba ndasenga. Imana numva umutima numva n'ubundi numva umutima hari ijambo rimumurije. Ahubwo navuye aho ngaho muri toilette sanga wa muntu yabyutse kandi ntago yegukaga yari mbega byari byararangiye. Sanga yabyutse uwo muntu yananyemereye inka, ahubwo yumve ko inka yanjye agomba kuyizana. Wasenye umuntu akiza ahita kwemerera. Yanyemereye inka. Felicien ngakanona ubaratsibishiye neza bana yanjye. Nese Felicien nibure wenda nk'ibintu wasengeye bigasohora sibyo, ntago turavuga bigaragara ni byinshi ariko niburi tubwemo nka bitatu cyangwa ese Felicien umuntu agusengera kuri telefone wenda mbere yuko tujya kuri abo bantu ushobora kumusengera kandi ukabona ibyo byose uko bikurikira, ukabona ibyo byose Imana ikabikwereka bigakunda kandi bigashobora cyane. Ndabibona ahubwo ngiye nkanagira ubwoba, nkagira n'ubwoba bwo kubivuga. Ngira n'ubwoba bwo kubivuga. Noneho ibyo byo gusengera nk'ikintu kigasohora. Hari nk'umubyeyi umwe bamwita Shemusaka, mvuge no mu izina kuko buriya umuhanuzi kuko icyo yahanuye cyasohoye kandi nawe arabyivugira. Naramusengeye amusenya ndamubwira ati dore ugiye hanze kandi ushatswe n'umugabo wo hanze uri i Burayi. Bikomeye ariko mbabaje n'umwe. Ariko nawe mukumbabaza n'ukuntu yamamagaye ngo tujye ngo ajye kushimira. Ubwo nukushimira. Nari namuhanuriye namusengera abuze urubyaro abona urubyaro. Yego. Naho ari ubari kunyumva. Yego. Abona urubyaro, amaze kubona urubyaro abaramamagaye ndi kumwe n'umugore turyamye. Ati wa mwana w'umuhungu wamanuriye namubonye. Ati rero uzaze ngushimire rwose dushime. Ngezeyo umugore icyo gihe nari nabuze nayo kwishyura inzu kubera ko buri abakozi b'Imana keshi namwe mutumva mujye mudusengera, nitwe Satani araturwanya cyane, araturwanya adutera bega duteza kaga kugira ngo kuko abazi ko dukora umurimo ukomeye. Noneho amamagara ndyamye n'umugore aravuga ati isayi niba uzaze gushima n'umugabo w'uwo mugore aba mu Bufaransa. Yari amaze imyaka 18 nta rubyaro. Ubwo ndamusengera mukoze ndamubwira ati Imana iguhaye umwana w'umuhungu, Imana iramumuhaye. Abamamagaye ndi kumwe n'umugore telefone, umugore nawe ayimereje. Aravuga ati uzaze kandi uzazane n'iki n'umugore. Twagize aratugaburira nyine ifi inyama, ariko umugore ubwo nari ndi mu bukode bw'inzu hari harenzeho iminsi 7 narishyura inzu. Umugore aravuga ati yanzu turayishyuye da. Ati rwose ntago batwirukana mu nzu, ati umuntu ugiye kugushimira ati burya mugabo wanjye urasenga. Ariko twavuye umugore yaguye aravuga ndi gute batugaburira nibaguhe n'ibihumbi 5 agira ngo ndayamuhishe. Agira ngo ndayamuhishe ati se niya twihera nabingahe tukishyura inzu n'ibyo biryo byakabyihorera. Rero buriya ariko ngiye sinakurikije iby'umugore, umugore gusa yarababaye ku buryo niyo ubu hari umamagaye umugore ava ezo ndabantu sengera iki niki, ariko ngiye kubera ko nzi Imana yamamagaye, nzi yuko ni Imana nubwo itamunyuraho inyura mu wundi. Ngiye mfite ubuhamya bwigendera nk'uko wabivuze, hari byinshi Imana yagiye inkorera ikanyuza mu bandi bantu aho nahangaga amaso saba ari hica abwigaca ahandi. Rero Imana irakora. Imana ishimwe cyane. Wenda turagana ku musozo w'ikiganiro. Ese Felicien nta muntu ushobora kuguhamagara wenda ari nta muntu ushobora kuguhamagara ari nko muri akavuga ngo reka ngerageze umukozi w'Imana, ari nk'ahantu habi akaba yavuga ati reka muhamagare ndeka ari umukozi w'Imana, nta muntu urakugerageza ngara kuri umukozi w'Imana. Hari n'uwangerageje hari uwangerageje arangerageza njya kumusengera i Kigali. Aramamagara i Kigali hari i Kanombe, nawe ari kunyumva ubu nawe yanyemereye inka. Ahubwo abantu badahigura bagahiga ariko nibahigure nabo Imana ijye bageraho
kandi burya nta mpamvu yo guhiga umuhigo utazahigura. Yego. Aranjyana ngiye gusengera yari umukecuru yari arwaye uburwayi bukomeye baramuroze. Umukecuru ndamusengera ariko njya kumusengera yazanye n'umupfumu, bazanye n'umupfumu ari aho ngaho. Ariko ubwo urumva jyewe narinjiye, maze kwinjira ndavuga rero tugiye gusenga, ariko nago ndasenga uyu mupfumu ari aha ngaha. Babanza kugira ndababwira ati uyu mupfumu ndore njya kuzana Imana inyerekanaho igikapu cye kiri, njya kukizana. Ndavuga nyita hanze, ndavuga n'iyi miti irimo nasohoka agira ute agenda, Imana ikora ibitangaza. Cyangwa niba mushaka umupfumu nibyo aba ari ugira, njyewe mwahamagaye Imana nago mbega babite babona Imana. Urumva uwo muntu yari ari kungerageza, naho ari kunyumva ni Kanombe ni Kigali, yari ari kungerageza rwose. Ako kanya nabo babona Imana, ubu babonye Imana nabo bagira ute, ubu bari gusenga, bazi ko rwose ubu bazi ko Imana ivuga kandi Imana ifite abakozi bayo. Imana ishimwe cyane. Felicien, Imana igukoresha ibintu byinshi bikomeye bitandukanye kandi bidasanzwe. Hanyuma wenda tusoza ikiganiro, wenda Felicien, je wenda agiye gitondo kimwe tuzaguhamagara, uzaduhereza ubuhamya ku ijwi ry'amahoro. Noneho uzaduha ubuhamya rimwe ko wakijijwe, aho bigeze aha ngaha, imyaka umaze. Ese ubu ngubu umaze nk'imyaka ingahe ukijijwe niburi? Maze nyijijwe ndi kumara imyaka 10. Imyaka 10? Uri umuntu wa kera cyane mu by'Imana. Imana ishimwe. Noneho Felicien, ugiye kutusoreza ikiganiro, nangwa se tugiye gusoza ikiganiro. Ugiye gutanga nimero ya telefone yawe, nimero ya telefone yawe ukoresha ku buryo umuntu aho yaba aherereye hose ashobora kuguhamagara akavuga ngo mukozi w'Imana wasengeye abantu benshi batandukanye barakira, ab'imyuka mibi barakira, batabyara barabyara, bafite amadeni birakunda, bafite akazi barakabona. None nubwo nanjye ntari mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se bitakunda kumba ndi Musanze, ndi mu yindi ntara cyangwa se ndi hanze, nanjye ashobora kuba yamfasha akansengera. Ngenda bigusabye, noneho ndabigusabye. Ese birashoboka ko watanga nimero ya telefone yawe, wamara gutanga nimero ya telefone yawe ariko urabanza gusenga Imana, none uze gutanga nimero ya telefone yawe. Sura twemerera gutanga nimero ya telefone, hari ikibazo? Nta kibazo. Imana guhumugisha. Noneho bantu usengere abantu bose badukurikiranye. Ese umuntu yizeye agakoraho si yakira, si ari yakorwa? Umuntu yizeye yakora, agakurikirana ikiganiro akagitangira rwose yizeye, agakoza ikiganza kuri telefone ye, agakoza ikiganza kuri televiziyo hari kubirebera, biterwa no kuri mashini, biterwa ahantu hose yaba ari kubirebera, akizera Imana. Imana ikora igitangaza rwose. Imana n'ahantu idakorera, ahantu hose ibihari. Yego. Gaho rero senga Imana, noneho uze gutanga nimero ya telefone yawe. Dusenga Imana. Mana yacu, uri data twese mwiza, urera kandi ugakiranuka, uri ndiho kandi uzahoraho. Nta kibasha kurogoya imigambi yawe, nta cyarogoye umugambi ufite ku babyeyi bakurikiranye kino kiganiro, nta cyarogoye umugambi ufite ku papa bakurikiranye kino kiganiro, nta cyarogoye umugambi ufite ku basore bakurikiranye kino kiganiro, nta cyarogoye umugambi ufite ku bakobwa bakurikiranye kino kiganiro, nta cyarogoye umugambi ufite ku bana Uwiteka Mana ikiranuka bari gukurikirana kino kiganiro, nta cyarogoye umugambi ufite ku gihugu cyacu cy'u Rwanda Uwiteka Mana ikiranuka. Icyo nzi yuko nuko udufiteho umugambi mwiza. Abo bose mvuze udufiteho umugambi mwiza. Aba papa bafiteho umugambi mwiza, aba mama bafiteho umugambi mwiza, abakobwa bafiteho umugambi mwiza, abasore bafiteho umugambi mwiza, abana bato bafiteho umugambi mwiza. Icyo twanze ni Satani, niwe udufiteho umugambi mubi. Satani niwe ushaka kuturogoya, niwe ushaka kuduteza amarira, niwe ushaka kuduteza agahinda. Ariko Uwiteka Mana ikiranuka, wowe ubu turemera ibyishimo, ubu turemera umunezero. Rero kano kanya ababyeyi turi gusengana no sengesho, reka ukora imirimo n'ibitangaza. Ababuze urubyaro baha urubyaro, ababuze Uwiteka Mana ikiranuka abagabo baha abagabo, ababuze abagore baha abagore. Uwiteka Mana ikiranuka, abafite uburwayi butandukanye ubakize,
mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, ukora imirimo n'ibitangaza. Uwiteka Mana ikiranuka, abadacuruza bacuruza bikanga, Uwiteka Mana ikiranuka kano kanya bakurikirana kino kiganiro, Uwiteka Mana byemere uyu munsi, abo bitemeraga byemere mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Urakoze kuri Imana iremye ibifatika ku buzima bwacu, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Amen. Tanga nimero ya telefone noneho. Nimero ya telefone ni 0795 7 4 4 2 9. Amen. Yesu birimo